yewe ndagiye i Kigali ndi nkweto si Kigali hari uzigira ndagiye amayirwa nuka bonye ni indagenda nyikumba mu nzira ndayimwiba ngewe ndakira ewe ubwo niyo gahunda ndagiye ma umva ino quartier rero ngiye reka mbabwire ngiye ngeze hano ngiye kubabwira ngiye i Kigali nahamenye wabonye igikapu naguze igikapu nakiguze ndenda ko kazi k'i Kigali kanze mareke zongere garuke mu cyaro gakeye nayimba najyamiye kandi mba mfite akazi hano umugabo utamfasha gushaka umukozi kazi n'ukuri kazanye ubu n'isubu n'indi uri kumamaza ngire kwigamira no kubyuka wantesha umutwe wamugara telefone yawe akoze ko wamushoramari twari kuyabonera ku cyumweru ayo mpamvu nari nise nguhamagara nakubona ngewe hano wasanga muri store yawe ura business ya modoka iri mu igaraje sigura tugize none nyine mu igaraje bareka bayikore bo igisigirwa ni iki kuyikora njya kuyifata mu kanya gato wewe nawe ikibazo undi buze kuguca kuri banki nguro y'amafaranga nabifite se mu yari wari kuri konti yose kandi ubushize wari washyize ahangaha ubushize nsize bisho none se amafaranga rega reba utuntu turangishe ntabwo ibintu byano byose ujye ubyitaho ningewe ibintu byose ubyitaho by the way njyewe nimba nafashe amafaranga ngo dusigishe amarangi ntuzayakire nuza ibiki umugabo utizi kwita ku rugo rw'ubundi hari igihe undakaza hari igihe undakaza kunyumva neza ntubabaretse nkubabareze nihangana ariko icyambere buri kara kitu kose ko muri urugo madamu biri murandi mwanya ndakubaho ndetse ndakubaho biri murandi ibintu ndabyanga kunyumva neza uri kumbaza amafaranga aho yagiye amafaranga urabizi narabikoresheje none se ugura kumbaza kisha make ukijyana kubona nawo amafaranga siko oge tugiye iwanje wewe bitebya nawe wakakira umuntu umubwira ngo karibu ngo bitebya karibu sani wawe niki ndavuga ngo reka niki cyako nurenga agani mu rugo rw'umwana wanjye reka gende umwana wa mukecuru ubundi woruwa umukecuru se urabona ndi umukecuru usabaze we nabo urabona ukuntu meza we jya umukobwa w'ikijyambere we umva nzi n'indirimbo yasose cyo muri yitwa Jugumira rero ntabwo wabwira ngo Jugumira wose ntuyizi si yari haryo muri make uragenzwa n'icyano kwa boss
oya ni kirisizi niko no Aragenda ari cyane kwa boss n'ikibazo. Iki Aragenda cyane kwa boss. Ko muri nagakoze Abageze kuri list y'abazi. Boss afite umushyitsi ambwira ko ari kuri list. Mwiriwe Action. none Tugende muri ya business. Utubona n'abasoromati. Yego. Boss y'uyu iramuzi. oya njye muri injira ubundi uwo muzamu nawe muzamu nzakwiruka ntukajye umvogera ku bantu baza hano Nimwe muneza umukecuru nk'ibi ngibi. none se umukecuru nimba ari umukecuru wajya umufata nimba ari umukecuru wajya umwuhasi Abandi bo baza. mama arayifite si ijipo namba Abandi bo baza biba. uramutwa dukweto zo tubwira umukobwa izi nkweto za meza agiye kuza i Kigali none se uri kugenza n'iki ndazifite Zishyiraho ngaho deretse n'icyo. inkweto zanjye uramuza n'umushorega na si Umukobwa kuniwe. ukiga neza Wanze tarazikure mu Rwanda. reba kunje Zambo shaka kumara Yagurate. usubiyeho wara. Nangize amamwe ngo musohore. umusoro umujyana gisa n'urutwe Kandi ukibaza mama. ntukagifogera umuntu uzajya winjira ahangaha sibyo ari ibyariye Ubushize ngamwe so y'ukwezi ndabareka. Zamu. Wewe wa mukecuru ari ubwinya gatatu. umva hata mabuja njye no kubyina we njye nta wabyinira umuziki mabuja Zina kurebe. njye Saramufashe mwe. Ume n'umuruga mbere. Nose nimba ashaka kunshimisha nimba ashaka kunshimisha ashaka kunshimisha banze nyakire Usanze harimo igisasu. ibyo se birakureba nta kibazo ngende umwana mwiza bashaka kumubwira yihe umva kirisizi uramuzi kirisizi oya kirisizi yewe ese ko mbona uri inshinzi w'abakobwa umva rero naje kigaje kwaka akazi ko ndakaguha wano washobokana n'uyu muzamu wanjye umva nawe wamugore igikapu cyanjye gifata neza wabonye nyigufasha ugira ngo ijuru riri hafi wowe wamukobwa Mabuja sinakubwiye. Yarakwivugana amaherezo. Arakwivugana. banze kibwira kimbe imbere Ariko ubu wandusha kubyina kuri kurata kubyina. Ariko boss uyarareba nk'igisambo ye n'umuraka ari mayibo. nimba se nshaka umukozi iyi bici urabona njye iyi bici nayo itunga Uyu mwana nuko yakamubwira nuko uyu mwana ahuye n'umuzamu akamuteza. Nuko nawe uyu mwana yakwitora. ndi umwana mwiza barazi njyewe gusa icyo mukunda urabona atari umugara. icyo mukunda Ushaka guseka ntayo muri sekara yiwe. Aba ni abanyamitware. Araga nk'umushakazi. wewe kamaririmbi umwe ufite abana kamaririmbi Mubona ko. ngaratatata angarike yabaye sandara wabibonye njyanjanira umugabo Ntabwo yajyana. sheri wanjye ndakunda kamara utsimbaraye kuri uyu mukecuru bazamu kamara utsimbaraye kuri uyu mukobwa aya ntabwo ndi umukecuru Ariko Mabuja. Nanjye narebye n'umukozi urumva mbona asa nka boss. Uyu mukozi asa nka boss. bibabwiye jewe Rata boss wanjye uyu mukozi ni mushiki wawe. yamutsimbaraye oya ntarimo namfate njye Nta kibazo uyu ni ariko ni mushiki wawe. Mwatangiye muserera. urumva oya Iyo nasanze ibintu nzabishobora umva rero umva gahunda yego rata. umva yewe We Mabuja guha akazi. nje kwaka akazi ko mu rugo Reka rero nicyo twawe ushaka kumukoza. ntabwo twakaguha ese ubundi kuki umukozi wakareba ko umugore we ntabwo ari umunyacyaro yaje bagutera ujya kubona ukiri wanjye ni akazi nanze ova ni akazi hano gahari ni akazi hano mabuja umuzana muri iyi nzu musohokana basi mumufasha naraye mu kizu kitagira abantu ntabwo ngiye baza banzamura hirya jwi nimba uje kwaka akazi wari kuza utuje uvuga ati mabuja ntabwo kugira imbabazi. Umwana yaraye mu cyakubwiye ko yaraye mu. ariko uyu mugore Mabuja. ntabwo muzimbaraye Mabuja ndamubwira rata Mabuja. Uzi ko turi inshuti. Urabizi ko natajya memuka. Urabizi ko kajuga rwose ibintu by'ubuhemu ntabwo binzi. Ariko uyu mwana nyimubona azashobora Keriya na Muhozo. uri kubibona sobuja mutsimbaraye Bose mama mutsiba bose azi n'umunyamutima mwiza. Umwana ngo Bose umunyamutima mwiza. Suko utagigira umutima Ariko bose ntabwo yatubwiye inkuru ukuntu akiri mutoya. Yatoraguye ingona mu ruzi. Igiye kumenya agira ngo ni ivatiri. wagiye umwana. Wagira umutima wa kimwe. Bose ni mwiza Mabuja. abagabo Uyu mukozi katumuha akazi. Imana yambwiye ngo nzaba kuri uru rugo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba witeka Ariko Mabuja reka nkwereke. iherezo ubundi ngewe baranazi ibyaro hose
yewe n'ubu baratundi yikura twahuze akira rero basi umeze ute mabuja kagizwe n'umushiha gusa ariko mabuja n'ijipo n'ijipo ubandi mabuja n'umwana mwiza ariko nukagira ubwoya oya abo umuntu mwiza agahiga ziba wongera kubukoraho bakabona ndakwirukana umwirukana ntarume ahubwo nimba ari byo ushaka ndakwirukana nzana uyu mukobwa niba uyu nguyu yakugiriye ibanga kubera mukunda ndabizi ngende umuntu wagiye kunshaka se ubundi ejo bundi umwana siporo akabanja aguruza siporo abana ndabaseka ariko cye washyano akazi nakoragura agakora gutangiye kuntwara akazi utangiye nanjye kuneranya kuri boss ako rero turi n'abashinari wowe tuzanabyumvikana nuko muza mwegeza neza mukatwirukanisha ubuse nasubira Nyagatare n'amaguru subira hepfo wanasubira kugeza boss ombere boss mabuja ari mukuri yewe ngiye kujya nkora naho ata ndagakora ata umushahara mumva mabuja ngiye kambi kujya agaragara arambwiye ngo ngiye kujya nkora naho umushahara gumari wa wundi ngo ngiye nkora naho urabyemeye baje gusubira nakora naho kumwarara kwezi ko naho ndara ndabizi naho ugira ko runo rugo ni rw'amanigarata ba boss wacu tuzaza twiraranira niko ugiye kunyirukanisha cha turara basi nzajya nkora naho dutahana muzaza mugira iki dukora dutahana bombe karibu muwe zaza bari hano wabwiye ko yakama karibu umva dukora dutahana dukora dutahana ubu ntabwo muzacenya umukobwa rero mugikapu mabuja akamubwira twazarana ni uyu boss wagerageje reba umwana kayatanga akwigendera boss wakubusamu nako kureba twigendere bose arananagakira neza mwereka muri cya cyumba cyanjye